wajya kugura agakingirizo muri butike icururizamo papa wawe cyangwa mama wawe, cyangwa wakwemera ukarwara sida, cyangwa se mu kimwe ugatwita. Imitima imbanye ijana. Ku rundi ruhande nta muntu n'umwe wo kwizera uhari. Abantu bararwaye outside here. Ntago nakagura, na having a sex without protection. Yes. Ibikorwa dukora ababyeyi bacu barabizi ko tubikora. Kungu mama wawe azi ko ari akantu. Mama wanjye arareba iki kirakoma. You guys mufite ikibazo cya nako si n'abahungu gusa, both sides. Buri muntu wese afite mu mutwe we hit and run. Ukabuzi ko ufite ABCD abajama batatu wenda bagutera, sibyo? Ntabwo ugomba kuza kunyumvisha ko umwana ari wanjye ari ugutata chance. Bagira inama. Niba uzi ko udakoresha condom, twara pill mu ntoki zawe. Numara guhavinga sex n'uwo mukobwa, ukimunywesha. Uraba wirinze izo ngaruka nyine. Nakandi ko kuvuga ngo ukimunywesha. Akinywa bireba umva anywa amazi nazana kugira ngo cyanze kumanuka ndakiruka. Akinywa bireba umenye ngo uyu nguyu ndamurangije nta bibazo azanteza. Hari abakobwa babikora kugira ngo bateze abandi ibibazo. Ubwawe ariko ubusambanyi ntabwo wabuza kuba ubwawe bufitiye ntego. Urushoze ko mufite. Ntabwo waza mu kiganiro gushyigikira ikintu udakora. Kindi kamanzi. Kwesa. Aho ntago ari wowe. Ushingira kuki? Ndi kubibona. Neze warampaye. Iwe. Ubundi umuntu utaraha mu maso ye abari imanzi. Naye mba ndisugi. Niba ari ikintu kibabaza no kuba uzi ko wanduye nako ni n'ubugome bwa danje. I have a friend of mine. Yari afite boyfriend aramwanduza. No way. Urukumva? Boyfriend says ibintu ufite ngo boyfriend ngura mwizeye ngo you having unprotected sex ngo tumaranye umwaka ngo mara y'icyumweru. Watch out for your life. Reka mwifurize kugira ibihe byiza cyane ukunda Leia Entertainment. Nizere ko umeze fresh cyane Nyagasani kandi yakomeje korohereza naho bitoroshye. Nekereza ko umunsi ku munsi Nyagasani badutekerezaho abaduteganyiriza ibyiza, waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, ukunda ibiganiro byacu. Aho wakoze subscribe, nizere ko ebana umeze neza cyane. Ubundi nkubwire ngo niba wifuza kuba wakina ibijyanye na film cyangwa se cinema, ibijyanye na cinema byose, yaba gukina filime, kuzitunganya, kuzikora cyangwa se kuba wazandika, ibyo byose birashoboka. Ushobora kuza mu Gicumbi Cinema Center, bashobora gufasha kugira ngo umukinnyi mwiza, umwanditsi mwiza, ube umudirector mwiza, umuntu ukora sound neza, umuntu ukora amatara neza, ibyo byose barabigufashamo. 0788345831 ubundi bagufashe ube wakina filime uko bimeze. Tuba tufite ibiganiro byinshi n'amatopic menshi tugomba kuganiraho. Uyu munsi abajene mwigire hafi tuganire, ubundi mumbwire ukuntu mubyumva. Ushobora gusanga dufite imyumvire imwe nge nawe, cyangwa se ufite imyumvire imwe na Jamila, nabyo birashoboka. You never know, nta wamenya. Ariko uyu munsi tugiye kuganira none ni topic tugiye kuba twavugaho. Uyu munsi twebwe urubyiruko twugarijwe n'ubusambanyi. Urumva, reka mvuga ubusambanyi gusa, reka ne kuvuga ibindi ko nabyo tuzabivugaho. Ariko nkibaza ngo mu rubyiruko harimo sida nyinshi, urumva, harimo inda zitateganyijwe nyinshi. Yego. Sibyo? Yego. Ariko nanone ibyo byose dushobora kubyirinda. Twabyirinda dute? Nuko dushobora gukoresha agakingirizo. Yego. Urumva ndimo ndashaka kugira ngo tujye kuri topic yacu. Ahubwo uri gushyigikira ubusambanyi. Buretse gatoya n'agakijya Jamila. Noneho aha nkibaza, naje gutekereza ndavuga nti wowe mukobwa cyangwa se w'umusore, reka mvuge abasore, wajya kugura agakingirizo cyangwa se aho kugira ngo wandure sida cyangwa se uterinde umukobwa cyangwa se umukobwa nawe wandure nyine cyangwa se utwite, ushobora kuba wajya kugura agakingirizo muri butike irimo cyangwa se icururizamo mama wawe cyangwa papa wawe. Yo.
wajya kugura agakingirizo muri butike icururizamo papa wawe cyangwa mama wawe, cyangwa wakwemera ukarwara sida, cyangwa se mu kimwe ugatwita. Ngayo nguko. Ubwo nawe uri kureba ikiganiro tugiye kubitekerezaho. Tugiye kubitekerezaho. Wowe uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu, ufite girlfriend cyangwa se boyfriend cyangwa se undi muntu uje nyine gusura, mugiye kugira ukuntu mwigenza nyine kuri gahunda, ariko nta gakingirizo ufite. Noneho bibaye ngombwa kujya kugura agakingirizo, ariko butiki ihari irimo papa wawe cyangwa se mama wawe cyangwa se undi muntu muri famiye ushobora kubibwira umuryango wawe. Aba besto ba mama. Wakwemera gutwita ntugura agakingirizo muri butike ikoramo papa wawe cyangwa se mama wawe, cyangwa wakwemera ukagera wati papa nta gakingirizo rwose Muroko nta gakingirizo, kugenda nkavuga ati nshaka agakingirizo ko kujya kubanga umupira. Ezo wavuga ngo iki ko gukoresha iki? Ahubwo ikibazo kirabaza ngo tukangiye kubaza nikuyemo. Baza uvuge ngo turabaza ngo ibikorwa dukora kanishyiremo. Ibikorwa dukora ababyeyi bacu barabizi ko tubikora. Kungu mama wawe azi ko wari akantu. Mama wanjye arareba iki kumana. Ariko ariko ntago navuze ko nakariye, ariko nyine ikibazo ababyeyi bacu bazi ko nyine. Hari umuntu wambwiye aravuga ngo nka gutya kwa kundi ukuntu bavuga ngo Imana igiye guscreeninga nyine filime y'ubuzima bwacu twese n'ababyeyi bacu bahari, ahita ambwira ngo twabona filime tutigeze tubona mu mateka yacu. Babanza bakanyereka iyabo bakabona gushyiraho irangi kuko nibo bakuru. Ntabwo ansubije, ariko tujye kuri iki kibazo. Wakwemera gutwita cyangwa se kwandura sida watinye kujya kugura agakingirizo? Ahubwo se wowe ushaka kuba wemera ko wagakoresha. Erega hari abantu ushaka kuvuga ati ngewe sinzi nuko gasa, ariko ngewe shange nakagura. Wajya imbere ya mama wawe ukavuga ati mama nta gakingirizo, najya ku rindi duka. Oya, niryo duka ryonyine rihari winyobye. Winyobye. Iduka ni rimwe riri aho ngaho, ririmo papa wawe. Nari ngiye kuvuga ngo nabireka, ariko umubiri ushobora kuntegeka. So wakora iki muri byo rero? Sha nabireka nkapfa bro. Akuri oya reka nkubwire rero. Nta imitima imbanye ijana. Yo. Ubuse nabigenza gute? Ku ruhande rumwe uri kumva wabireka and you have sex. Ku rundi ruhande nta muntu n'umwe wo kwizera uhari. Abantu bararwaye outside here. Ushaka kumbona ukajya wandi muzima. Oyoyo, ariko ugasanga ari njye umeze nabi. Nyine nta muntu n'umwe wo kwizera. No, Jamaica, kankwereke. Wowe nyine wowe wakora iki? Naza nkavuga nyine ngo barakantumye. Umubyeyi azi ko ari wowe, ariko bazi nk'ijisho. None aba mama bagira ijisho bro. Ashakura agahita avuga ati indi ugutumye. Nashaka umuntu ntuma. Oya, nawe yamenye ibyo ngiyemo. Niyo ugomba kujyayo. Shariya nabyihorera ugatwita. Kandi baba nabyihorera kubikora. Oya, option hari no kugomba gukora sex. Nayikora. No kugura agakingirizo cyangwa se mu kimwe ugatwita. Ubwo option ihari. Nago nakagura. Hari mama hari icyapa papa wanjye cyangwa undi muntu wo muri famille wabivuga. Na having a sex without protection. Yes. Nkanywa imiti. Nkanywa ya miti y'ukwezi. Nkanywa cya kinini cyo gutuma udatwita. None se niba ari option yonyine ihari ntago nakagura. Hari yindi niyo gutwita. Oya nakinywa oya, ariko
by now ushobora gutwita by accident ariko it's not something nabyuka mu gitondo ngo mvuge ngo ndashaka gutwita ndashaka kubyara aka kanya mbyarana nande mwumva byoroshye uri kumva rega abahungu ntabwo mutwita kuko mutera n'inda mukazihakana ariko uzi gutwita bro noneho baweretse isi yose ntabwo twebwe dutera inda ngo tuzihakane kandi mubikora umva nkubwira impamvu ndaguha fact njyewe naryamanye na Jamila sibyo Jamila aryamanye na Cyprien iyo mentalite baratse gatoya none kuki inda turi gusanga atari zacu ikibazo reka mbanze mwebwe ahubwo muri passport mwe muracomekwa hose ntabwo mbyemera uzi ikibazo you guys mufite ikibazo nako si n'abahungu gusa both sides buri muntu wese afite mu mutwe we hit and run uri kumva mu gihe rero ari hit and run sibyo ukaba uzi ko ufite ABCD abajama batatu wenda bagutera sibyo ntabwo ugomba kuza kunyumvisha ko umwana ari wanjye ari ugutata chance ari uku babyita gute ari kugenekereza kugerageza amahirwe ko hari undi uzamwanga ngaho nawe byibaza nyine reka nkubwire rero ntabwo ikibazo twebwe basore dufite ari uko turi kwanga wenda inda twateye ikibazo ahubwo umuntu twateye inda afite abantu bangahe baguteye reka mbanze ngira inama abahungu bagira inama wa muhungu hari abahungu ngo badakoresha condom right niba uzi ko udakoresha condom twara pill mu ntoki zawe numara guhavinga sex n'uwo mukobwa ukimunywesha uraba wirinze izo ngaruka nyine n'akantu ko kuvuga ngo ukimunywesha akinywa ubireba umva anywa amazi ntazana kugira ngo cyanze kumanuka ndakiruka akinywa ubireba umenye ngo uyu nguyu ndamurangije nta bibazo azanteza hari abakobwa babikora kugira ngo bateze abandi ibibazo cyakora wa mugani akabikora intentionally ariko nariyandira afite ahantu ageze afite ubuzima bwe yiyubakiye we byaranze nibyo twavuga byo kudependinga ku muntu we byaranze hanyuma akagoprofita kubera irari uzanye agashaka guhita avuga ati nantera inda se nta yandi mahirwe nta kundi yabigenza ariko Jamie sasa ari umuntu amaye comment kare ku kiganiro ejo bundi twakoze by'amayeri y'abakobwa nyine b'i Kigali uburyo babayeho ahita ambwira ngo Jamila ko amabanga yacu yose ayisize hanze arishoba ko nawe aye atari bujye hanze ayahe ndabizi nge ntabanganye nta musore wabwiye ngo agugure gaze yashize nta muhungu nta screen yamenetse iki nta screen yamenetse ya telefone dore singiri yasimenetse umva screen yanjye yamenetse mumbe hafi nese Jamie kamuhereke niba uyu munsi sibyo uvuze ngo abatipe ujye making sure ko yanyoye cya kinini sibyo egare yuko n'ubundi ni hahandi wemera ko ubusambanyi bugomba kubaho kandi bubaho mwese wabuhagarika gute ngo amaze no kuza mu kiganiro ubushyigikiye ariko nge seriously ntabwo nakubeshye ahubwo ubusambanyi budafite intego nicyo kibazo ubwawe ariko ubusambanyi ntabwo wabuza kubaho ubwawe bufitiye intego urushaze ko mufite ntabwo waza mu kiganiro ngo ushyigikire ikintu udakora kindi kamanzi uwo ntabwo ari wowe ushingira ku ki ndi kubibona neze warampaye iwe ubundi umuntu utaraha mu maso ye aba ari imanzi nawe mba ndi isugi none se ubwo nyine kutarampa sorry mumbare kubashinja ariko ubundi umuntu utaraha nta kintu aba yemerewe kuvuga sha urumva hari ukuntu ubusambanyi nyine buri gufata indi ntera mu rubyiruko twebwe nanze kwikuramo kandi ntabwo byahagarara rega ubundi ariko uretse nkubaze ni urugero nk'ubu ngubu nk'umugabo umaze gukora sex yarangiza akakubwira ati naranduye ariko twakoze unprotected ariko yego yewe mbize ikiuya ndaga
akakubwira ati rero ati bira nubwo twabikoze twe twasinze wenda atariko naranduye. Jamil wakora iki? siko mbizi icyo yabiri seriye cyakora yaba mbabaje oya ariko nese wabigenza ute? Njyewe rero nanywa imiti ko sinakiyahura. Ibaze ngize icyaha cy'ubusambanyi, ngize n'ikindi cyo kwica. Ahubwo nyine nafata imiti nkihana, mwisengera Imana ikambabarira. None se nabigenza ute bro? Ngo nkihana? Yego. Uri kumva hari ukuntu umuntu ahita akubwira ngo nakiyahura ngo sinakongera kubaho. Abantu banduye se ntabwo babayeho. Sibyo se? Kandi nta no guhura nabo ngo bamenye kuko n'ubundi nibo bakwanduza. Yego. Abameze nkawe ari umuntu usanzwe. Uzi hano hanze abantu banduza abandi ku bushake. Kandi ariko bigenda. Niba ari ikintu kibabaza ni ukuba uzi ko wanduye nako ni n'ubugome bwa danje. I have a friend of mine. Yari afite boyfriend aramwanduza. No way. Uri kumva? Boyfriend ibi bintu uba ufite ngo boyfriend ngo uramwizeye ngo you're having unprotected sex ngo tumaranye umwaka ngo marayo icyumweru. Watch out for your life. Biri serese? Yego. Ariko bakundanye yaranduye cyangwa ataranduye? Cyangwa bakundanye n'undi yaranduye abizi? Inde? Umutipe. None sibyo yabikubwira. Barakundanye, they had sex, they even stayed together, barabanaga. Mu nzu. Yego. Umugaye nyine aramwanduza tu. Kandi gufindinga out twaripimye bisanzwe nk'abashuti twicaye, the guy bari bara breaking up yaranagiye yaribye n'uwo mukobwa yaraninze yaragiye Kampala. Yaranamwibye? Yeah. Turipima. We find out yuko someone muri twe yanduye, ukumva twipimye mu kigare dushiraho. We did it again. Buri wese afata test yiwe. Sanga aranduye, ukumva nta kindi twari gutekereza. We called him. He was like ngo nibwo akibimenya se? No way. Ngo fata imiti ureke ibintu by'ubutesi. Abahungu bararakaye. What? Umuntu afata ubuzima bwawe akabushyira ahangaha akazakina nabwo gutya, cyangwa kuri akuboro twagikinaga gusamata tukiri abana akazabusamata. Watch out for your life. No, kamaze kwanze midigere. Umujama aravuga ngo nibwo akibimenya. Nta nubwo manshaka no kubigarura. Nguki? Bro, siko mwarakaye man. Abantu n'abagome. Siko muri abagome bro? Yaranamwibye cyane. Umwana yinywera imiti. Sometimes njya defendinga kuba umukobwa n'umuhungu bashobora kubana mu nzu. Ariko ku rundi ruhande natekereza risk zirimo arimo n'ibyo ngibyo nkumva ngarutse nyine kuba nta sex. Noneho reka nkubwire nanone ukifata nyine ukizera umuntu. Siko ndi kumva bimbabaje nkaho aribwo nyibimenya amahane. Namba nshaka kubigarura. Shaka bigasekwa nk'akeza. Ukizera umuntu uri kumva. Nyine niba utagikoresha condom at least nyine pima umuntu mbere. Wamujyana kwa muganga. Wakoresha test ariko pima umuntu mbere yuko mwana kumixing umubiri wawe n'umuntu. Hari umuntu yarabwiye atari ko buriya nge ntababeshye ntabwo numva ibintu byo guhuza imibiri. Ndabona se kubera iki? Ati ntabwo mbyumva. Ati ngewe narabikemuye. Hase ukagira inkuru abikemuye gute rero sasa? Ati buriya ngewe ntabwo umukobwa yanshira ishati. What? He's a gay. Aya ntabwo ari umugay. Abaranya ati ngewe nabikemuye rwose. Iyo ngeze mu rugo nkora sex buri munsi kandi nta mukobwa. With who? Aragatu. I was like gute rero sasa ukora sex? Ntabwo ari kugatupa. Ntabwo ari kugatupa. Akora iki? Abarambwe ati ngewe buriya. Ati kuri gahunda y'igikoresho nabikemuye. Afite sex toy. Afite aga sex toy rwose. Abarambwe ati ngewe nta gahunda afite.
yo kohozwa n'umukobwa muratubabaje bita bate kagira inkuru rero abatangiye kumbwira ibyiza bye ibyiza oya ariko ibyiza wenda nanjye nabivuga urabizi uyu nese ubwo ntabwo byimajina nta muntu ukwima nta muntu ugusuzugura ngo ubundi mwimana kubera iki ubundi njye hari ikintu njya nibaza kikancanga why abakobwa batekereza ko kuba tugiye gukora sex nabo ari favor mutugirira mwese ubundi ntabwo ari favor favor yihe ntabwo ari favor nta favor n'imwe niba tugiye gukora sex ni igikorwa nyirana ni gutunga ku ruhande rumwe ni favor gukora sex n'umukobwa ntabwo ari favor wamujama we niba ujya hari ukarira ngo nuko ugiye gukora sex ukipfusha gitwavuga kuri n'imfura murarira turabazi ntabwo gukora sex ari favor Jamila bikubwire neza oya on one side ni favor kwa kwibonye ukuntu umuntu yapejeje yarize tuvuga tuzi ko ari favor ariko reka nkubwire ibintu byo kurira ntabwo byiyubashye kubera yuko ntabwo uba uri kwinginga umuntu utabikoze wabaho mwese Jamika nkubaze gukora sex n'umuntu mukundana ni favor rero njye reka nkubwire ntabwo ari favor sibyo gukora sex n'umuntu mukundana ariko nanone mutayikoze nta kintu mwaba ikibazo cyanyu ni byandi nakubwiye ngo love yonyine is not enough nose ubundi love iba enough gute kandi nabwo hari ibindi bigomba love na sex bihurira he ni nkuko love n'amafaranga namwe bihurira he ngaho nyumvira none ariko subwe inzara zatwe none se twege natwe rero zatwice nese wakirinze rero ukajya gusenga man none se abantu basenga ko barigira uretse nanjye nkubaze n'abantu basenga barigira none se pastor nta mugore afite oya no uretse umuntu ufite umugore pastor ngo uhite umuzana muri izo ball nanjye nkubwiye ko sex nyine asundi we buriya pastor bagira aba side chick umfasha batabagira sex vuga ngo izina ry'Imana si ubirwa bacinya abagore aba pastor umfasha cyane cyaje mbona mwinshi ngiye kamubwire Dami sibyo ibintu bivugiye hano bya bino abantu bivugisha ngurumva ngo iyo mutagiye kuvuga ngo ibya sex ngo ni shitani ngo ni biki nibiki nta wabivuze nabwiye umuntu ndamubwira ngo sex ni ubuzima ntago tubyemeranye sex ni ubuzima ntago sex ari ubuzima ko ntakoze sex nabaho nanjye reka nkubaze niba ubu nonaha sibyo niba ngewe Leandre sibyo mvuze ngo mpuye n'urugero n'umuntu dufate wowe wenda n'urugero njye nawe niba njye nawe tubana nk'umugore n'umugabo ntibakabeshye umugore n'umugabo ikintu cya mbere bapfana ni sex ibindi byose biza byunganira icyo kintu kubera uretse ndashaka kudefanda impamvu sex ari ubuzima wowe papa wawe na mama wawe iyo bataza kuba bahuza sex wari kubaho reka nkubwire Lea oya bansubize wari kubaho ndashaka kubanza nkabaza ariko ntari nese ikibazo kijyanye ntabwo ari kubaho ushingira gute rero ko sex atari ubuzima aseka nkubaze Lea nangiye kubaza ikibazo cy'ipaso rero korekanye oya kibazo nta kibazo ndakigusubiza uheruka kuhavinga sex ryari hashize igihe kinini nicyo ndi kukubaza kingana gute kivuga hafi nk'amezi nk'umunani ko mbona usa neza se nta kibazo ufite ni ubuntu bw'Imana ubwo se ubwo nta buzima ufite ariko ndabufite none se gutuba ngo sex ni ubuzima kandi ubayeho no ndavuga in terms of creation none si iyi sex ahangaha ihari hanze ahangaha ntabwo ari iya creation kuko none se nanjye kankubaze niba bawitonze ntabwo mbyemera kubera iki batwita inda bakazikuramo biterwa n'impamvu umuntu afite runaka nyinshi ushobora gutwita ugasanga wenda ntabwo uri able yo kuba warera uwo mwana ukayikuramo cyangwa se ugatwitira umuntu uretse nanjye ngusobanurire uyu munsi mu itegeko ry'u Rwanda harimo itegeko ry'uko umwana watewe inda ari umuminere cyangwa se afite ikibazo cy'ubumuga cyangwa se mu kimwe uwo muntu atashaka iyo nda yayitewe either n'umuntu w'umuryango cyangwa se n'ahandi wemere kuyikuramo ariko njyewe niba n'urugero nurese nanjye kankubaze niba sex atari ubuzima uzi abayobozi cyangwa se abanyamakuru cyangwa n'abakina dufite muri ubu buzima
bavutse ababyeyi batabana ariko akaba ari abantu badanje ndetse gusa ubuzima umva nkubwire ikintu tutari kwemeranya ni ahantu urukundo na sex bihuriye none se abantu ko bahavinga urukundo na sex bigomba guhura kujya ku muhanda ukagura indaya ubuyikunda ni ukuvuga ngo reka nkubwire iyo uguze indaya ubuyikunda iryo ni irari hanyuma sex nta rukundo rurimo ahubwo sex ni irari ahubwo sex ni irari ni irari barakubeshye ntabwo nabyemera ntabwo gukora sex ari ukugira irari njye reka nkubwire yanjye hari umuhungu nkunda mani hari umuhungu nkunda mani inshuti yanjye ariko ntabwo abizi mani kiriya gihugu ndagikunda shawe ariko mba numva tutanasomana none se icyo gihugu ko ari ikibwa nacyo ntabwo kibona ntabwo ari ikibwa mani none se ntabwo kibona ntabwo ari ikibwa nini gadanje yigo ariko ibyo boro ntabwo njya nzitekereza ngo having sex ni irari none se kankubwire wambwira gute ko sibyo wowe mukobwa n'umuhungu ubundi se mwakundana cyangwa se mwakundana mudakora sex bigashoka muri iki kinyejana ahubwo bya bindi natondetse ndabihinduye love marriage sex akaraka barakubeshye uzashakire n'ahandi nese nanjye kankubaze Jamit since speaking sibyo uri umukobwa turakundanye nawe wenda turasomanye kuko ntabwo bishobora ko dushobora gukundana tudasomana yego sibyo gusomana egal ko nshobora gukura kuri parts zawe zimwe na zimwe sibyo ntabwo ari itegeko ariko kuzikoraho feelings ni iki ushaka kunsoma ufashe hano wenda nko ku bice byo ku mutwe ngaho nabifotore reka dusoma ibaze ntabwo usomye ngufashe hano woyaha uri kumva intoki zigomba kuba zimuvinga ariko zishaka kumuvinga zitajya ahandi kuki zitajya ntabwo ari itegeko ko zihajya reka mba nkwemerewe ikibazo cyawe ufite ibiboro wishyizemo reka nkubwire yandire reka manze nkubwire nibyo bintu uri kubona ahangaha mani abakobwa bose babaye abagore kubona umukobwa i Kigali utarakuramo inda biragoye uri kubyumva ushobora gukoze ndabyara uri kumva biragare yambwiye ushaka kubanza nabyara uri kumva bro biragoye mani biragoye riya noneho ibyo ngibyo uri kuvuga ngo by'itegeko ahubwo se abazikura mu byemewe n'amategeko ni bangahe uyu munsi biragoye ko dushobora gukundana nyine ntashobora gusoma ndi kubyumva sibyo ntashobora gukoraho kuko ushobora kuza iwanjye ukaza kunsura turasomana wenda cyangwa se ndagukoraho ningukoraho mu by'ukuri hari movement involontaire ni za movement tuba tudashaka ko zibaho niyo mpamvu ngenda ishakisha rero mu diaspora tuzabona na kera iriya gahunda rero ntabwo tuyitegeka ndi kumwe na girlfriend wanjye ni gute ibyo bintu nabimanaginga asuburiye abakobwa bose mwakundanye mwaragize urishwa se ko nakundanye ejo bundi se wari uri kurira ndizwe n'iki umva Ariandre arakunda akara niba mwanzanye abakobwa bose mwakundanye you had sex njye nta ex mfite njye nemera ko umuntu ari umu ex wanjye ariko twabyaranye ngo aba ex wiwe ngo ni example za mistake ngatagomba kuzona ubundi aba ex banjye ni example cyangwa se reka byite ikira ni amasomo ariko njye reka nkubwiye sibyo dushaka guhavinga sex ishobora no okay njyewe at some point isa na favor ukuntu ukuntu buretse Jamil akantu ka favor ndagusabye kugira ngo ukibagirwe kubera kuko niba dukundana ntabwo urukundo rwanjye nawe ari favor wangiriye kugira ngo dukundane ibyo bintu byumve nk'ukuri ntabwo ngiye gukundana nawe nk'umukobwa ari favor wangiriye ni nk'uko gukora sex mu gihe twabyanzuye nk'uko tugomba kuyikora njye nshaka boyfriend utari hafi yanjye tuzatubonana nka rimwe mu mwaka ubwo nawe ingaruka uzazirengera ariko tubanye dukoze ubukwe reka ntiwanjya kure ujye wumva ukuntu abakobwa bari selfish mwana urumva ko washaka umuntu mutari buhure sibyo mutagire feelings physical feelings nyine muri kumwe ariko washaka ko mubana ukumva ko mugomba kuba muri kumwe niba turamutse dukoze ubukwe tukabana nyine mani tube turi kumwe nta byo vuga ngo uri umusirikare ngo ugiye ngo
gukorera mu ntara ngo uzagaruka ngo urumva rero ufite ikibazo cy'uko ahubwo ufite trauma mu bintu bijyanye na sexe bituma ahubwo udashaka kugira ngo wumve ibintu bya sexe kuko ntabwo numva ukuntu wumva ko wakunda n'umuntu mukazabana ariko nyine mukabana mukabona gukora sexe okay abantu batabyumva nabi ntabwo icyo gitekerezo cyo kubana cyo gukora sexe abantu ariko babanye ntabwo mbyanze ariko mu gihe byakunaniye n'uburenganzira bwawe ariko rero ntabwo numva ukuntu wambwira ngo urashaka gukunda n'umuntu uri kure yawe ariko nukenera ko mubana mwe muri kumwe ibintu byose biri guturuka ku ngingo we wazanye njye ntabwo iyo mitekerereze rwose ikomeye gutya ifunze umutwe nari nyifite uri kumva ariko gutumbwira ngo love na sex birajyana no way birajyana no way ibyo wakora byose birajyana ibiremba ntabwo bikunda aragukunda se ngo wakumaze iki ibiremba ntabwo bikunda aragukunda ngo kumaze kandi binatereta ahubwo niba tereta ari ikiremba afite ikibazo ngaho ndakubwira impamvu afite ikibazo ndakubwira impamvu afite ikibazo none se nta mutima afite erega umuntu wese ufite umutima none se kamubwire njyewe Jamila sibyo ndagukunda ubundi abagabo dutereta ku mpamvu ebyiri harimo irari harimo n'urukundo buretse ntabwo uneze kubivuga ntabwo ariko kubikora urumva harimo irari hari no kuba dukunda niba rero ngukunda ubyumve neza nk'umukobwa nkeneye kumbera wenda ngomba kugira uwo muryango wanjye umugore wanjye cyangwa iki none si ikiremba cyagutereta kugira ngo bigende bite niba utazikorera ibiremba bitereta aho gufite ibiremba niba kavuna moto katagira emera yuko umuntu wese ufite umutima hari ibiremba by'ubwoko bubiri njya numva bavuga ngo gahunda idahaguruka cyangwa se ihaguruka ariko ubu ntabwo ari ikiremba ahubwo ni infertility n'ubugumba nanitiranyije ubugumba n'intuza umva ibiremba bro abafite umutima nk'uwawe ibyo ndabyumva uretse kiriya kibazo cyonyine abafite umutima we uratera ashaka kuryama akagutekereza uri umukobwa ntabwo numva ukuntu umuntu ashobora gutereta umuntu sibyo ku giti cyanjye kuko niba ngiye nkunda Jamila egare ko mushyira mu rugo ahubwo bwo ngo egare ko muhavinga sex nibyo uri gushaka sex izamo nyuma kuko sex ni complement wowe uri gushaka kuvuga ko nta bantu bagikora ubukwe batarahavinga sex kandi barahari ariko ibaze nyine kugira ngo wumve uburyo ibyo bintu nshaka kugira ngo byumve ni gute ngiye najya kubana n'umuntu sibyo ese dukoze mariage ngasanga systeme ntabwo ihari yande yawe cyangwa se none se nakemera ko dukora ubukwe tukabana mbizi ko idahari uzabimenya gute rero sasa ndabizi ko nyifite nawe urabizi ko ifite nsanze idakora ifite ikihe kibazo nta mukobwa w'ikiremba ubaho ngenzi umujama wanjye yashakanye n'umukobwa urumva batarigera bakora sex bageze mu rugo basanga hariya kuri systeme kuri gahunda nta kintu na gito cyahaca katwisoreze ikiganiro icyo nzi cyo ibaze kuba nagushaka uri umugore wanjye hameze gutya mbuze ukuntu bizarana kuri kamera urumva umwanya mwinjiro uretse mbibabwire mu gakeya umwanya mwinjiro w'umukobwa ni mutoya cyane ku buryo atabasha nyine kwakira umutipe uwo mutipe buriya iyo aza kubimenya ibyo bintu yari kubana nawe yari kwanga uwo mukobwa akababara kandi umukobwa nawe dizavinga umuntu none se niba dizavinga umuntu umukunda ikibazo cy'ubwo nuko bagiye kwa muganga bakagira uko babigenza ibyo bintu kujya kwa muganga none se wowe kankubwire Jamila uretse nanjye nkubaze wakwemera ko mbana nawe uzi ko nta gitsina afite none se uwo mukobwa yari agifite ntabwo yari afite ndavuga nyine wowe mugore wowe nyine wowe ugiye kuvuga nka Jamila ntabwo ugiye kuvuga nk'undi muntu wakwemera ko tubana nka Leandre uzi ko nta gitsina afite tubaye nyine nkasanga ntacyo ifite ntahita nshaka undi mugabo mu kabagabo babiri mu rugo dusoze ikiganiro mwana guys thank you for having Jamila ndumva namukubita thank you for having me Jamila ndumva namukubita njye ndi gusezera ngo nguki
twabana nkashaka undi mugabo ku ruhande. Ahubwo se kugira ngo njye gushaka umugabo wundi cyangwa se umugore wundi nabanje nkamenya niba koko izo gahunda zose zikora fresh nkabona nkagira mwana nta hantu mu itegeko handitseho yuko ugomba kubanza gutestinga ko bikora. Ngomba gutestinga none nkugeze mu rugo ni bya bindi navuze, abahungu bafite umukobwa ajyana mu kabari afite n'uwo atajya asaba atajya do, wowe ajyana mu kabari arakugira akomana mwaragowe arakugira abantu ntabwo muri beza. Wowe ubyumva ute? siko numva nkibyimbye umutima, wumva tugende kuko ndarwana iyo imana yandaka. Mungu Jamila isatekereza abantu bose, mana yanjye. Abantu bose byagenze ute? Mwahuye ngaho nyumvira ni bangahe sura mwahuye mu nzira, ubyumva ukuntu mind zanyu zanyiritse. Tugere mwakoze cyane. Wowe ubyumva ute? Ubundi mushyige commentaire aho ngaho. Mana tugende ndasaze bro. Kiranye ndumve ikiganiro tukirikira hano guys, reka tugende. Ahubwo muduhereze commentaire niba mushaka part 2 mutubwire part 2 rwose tuzayikora, ariko uyu munsi nakubeje numva Jamila arenda kunkubita siko bimvanze mu bwonko, ndikumva hari kugira ngo, ariko ndagira ngo tuzagaruke mu kiganiro. Uri kumva ko gukora sex n'umuntu mukundana atari favor? Nzabyumva ko atari favor igihe wamaze gufata love na sex ukabigira ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo bitandukanye. Rero ni favor. Adamu na Eva barahuye bagira bate? Guys, have a good time. Mwakoze cyane. Ibyo Adamu na Eva reka tubirekere Adamu na Eva, natwe tubirare na Jamila. Yego. Reka tubashimire cyane abakunda Lea Entertainment ndetse n'ibiganiro byose bicaho aho uri hose. Nyagasana guhereze umugisha n'abakoze subscribe. Ubundi wowe byumva ute munsi ushyiremo commentaire utubwire ukuntu byumva. Ubundi niba ukeneye part 2 ubundi Jamila nzamuzana nawe agomba kumva uburyo love na sex bitagomba gutandukana. Noneho urumva ukuzana agenda no mfite facts kabisa. So ndabashimiye rero Nyagasana bishimira aho muri hatandukanye kandi abahereze impagarike n'ubugingo. Nkwibutsa ko niba ukeneye gukina filme ushaka kugana Igicumbi Cinema Center, dukorera hano imbere ya station Merezi ya downtown hano mu munsi haruguru ya Feruje zo ku Muhima. Ushaka kuhaza, ushaka kubona ibipapuro byanditseho Igicumbi Cinema Center cyangwa se ugamagara 0788 34 58 31. Ubundi bakagufasha yaba gukira filime, kuzandika, kuziyobora, gukora amatara ndetse n'ibindi byose bijyanye na cinema. Nyagasani abampere impagarike n'ubugingo. God bless you. See you. Bye.